Abumvise ijambo baramwemeye, ubu ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. 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 Uwo ni Yesu. Yasanze Petero n'abagenzi be ku nyanja, bari barayijojose baroba, ariko nta kintu bari babonye. Yesu arababwira ati mujugunye inshundura zanyu mu mazi. Bafata amafi menshi inshundura zabo zenda gucika. Uwo ni Yesu mwami w'abami. Uwo ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. 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 Uwo ni Yesu. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. 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 Mwami w'abami. Yasanze Petero n'abagenzi be ku nyanja, bari barayijoro ryose baroba, ariko nta kintu bari babonye. Yesu arababwira ati mujugunye inshundura zanyu mu mazi. Bafata amafi menshi inshundura zabo zenda gucika. Uwo ni Yesu mwami w'abami. Yasanze Petero n'abagenzi be ku nyanja, bari barayijoro ryose baroba, ariko nta kintu bari babonye. Yesu arababwira ati mujugunye inshundura zanyu mu mazi. Bafata amafi menshi inshundura zabo zenda gucika. Uwo ni Yesu. Uwo ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. Abumvise ijambo baramwemeye, uwo ni Yesu mwami w'abami. Uwo ni Yesu mwami w'abami. Uwo ni Yesu mwami w'abami.